Ese nigute warokoka uramutse wisanze muri iri shyamba, inyamaswa zigukikije, ibiti bigenda kandi birya abantu? Aha dutangiriye ni mu ishyamba rwagati, ishyamba rinini ku isi, ni ishyamba rya Amazon, ushaka uryite Amazon Rainforest. Iri ni ishyamba ritinyitse kandi rinini ku isi, rikaba imuhira iwabo w'abasangwabutaka barya inyama z'abantu ndetse no guhiga inyamaswa z'inkazi nazo bakazirya. Tuhasanga kandi amamiliyari y'inyamaswa z'amayobera, hakaba iwabo w'inzoka zizwi nka green anaconda cyangwa giant anaconda. Ese byaba ari ubwa mbere wumvise ko muri iri shyamba hari amamiliyoni y'utunyamaswa twifitemo ubumara budasanzwe dushobora kukurya mu kanya gato nk'ako guhumbya ijisho ukabutakaje ubuzima? Hari n'uturuma umuntu agahita bapararize umubiri wose. Kuba harimo ibiti bigenda n'ibirya abantu byo ni inkuru yabaye kimomo. Ibyo abantu benshi barabizi, babirebye mu mafilime, babyumva mu madokimenteri menshi atandukanye. Gusa mbere y'uko ngutembereza iby'iri shyamba, biragusaba ko mbanza kukuremera ishusho ngari yaryo ndetse ndakubwira n'impamvu ariryo shyamba rinini ku isi. Nguhaye ikaze. Mu Rwanda ishyamba rinini dufite ni ishyamba rya Nyungwe ndetse rikaba na parike nasiyonari y'igihugu. Nibyo koko niryo rinini mu Rwanda, rikaba rifite ubuso bungana na metero kare 1019. Nyungwe naryo ni ishyamba rinini cyane. Tekereza ko umuntu uzi kugenda yihuta ashobora kurigenda iminsi igera kuri 3. Mu modoka ho ashobora kurigenda amasaha agera kuri 3 n'igice, imodoka igenda idahagarara. Kugira ngo ubone ubuso bw'iri shyamba rya Amazon, byagusaba gufata iri shyamba rya Nyungwe ukarikuba inshuro 6574, kuko iri shyamba rifite ubuso bungana na kilometero kare 6,700,000, mu gihe ishyamba rya Nyungwe ryo rifite kilometero kare 1,700. Iyo ugereranyije ubunini bw'iri shyamba rya Amazon ukabugereranya n'u Rwanda, byagusaba gufata ubuso bw'u Rwanda ukabukuba inshuro 255. Ngayo nguko uko rihinduka ishyamba rinini rya mbere mu isi. Ni kenshi wagiye ubona ibiganiro byinshi bigaruka kuri iri shyamba, ariko nagira nkwibutse ko uyu munsi icyo naguteguriye cyo ari umwihariko. Uyu munsi turi kwibaza ikibazo kimwe gusa: ese ni gute warokoka igihe wisanze muri iri shyamba? Hano ni kuri Buizy Entertainment. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora. Njye waguteguriye kandi ugiye kukugezaho kino kiganiro nitwa Buizy. Kugira ngo dusubize iki kibazo, turahera ku nyamaswa mbi cyane utatekereza ko zishobora kukugirira nabi uramutse wisanze muri iri shyamba. Turavuga kandi turibanda kandi ku dukoko duto abantu basuzugura batatekereza ko dushobora kubagirira nabi. Dukomeze kandi ku nyamaswa nini z'inkazi, dusoze tureba uburyo abasangwabutaka bo muri iri shyamba babasha kurokoka ibi byose. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, ndagusabye ukore subscribe, ukande like ndetse urebe iyi video kugera ku musozo. Njye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho kino kiganiro nitwa Buizy. Kuva kuri utu dukoko tw'amayobera kandi duteye ubwoba kugeza ku nzoka ishobora gupima ibiro 200 by'uburemere. Nkuko nabiguteguje kare, noneho reka nkuremere ishusho ngari y'utu dukoko dushobora kugukorera ibitangaza kandi biteye ubwoba mu buryo utakekaga. Impamvu tugiye kwibanda kuri utu dukoko ni uko ari two tubasha kwica abantu benshi ugereranyije n'izi nyamaswa nini z'inkazi, kuko zo biramenyerewe ko uzibona ugahunga, mu gihe utungutu two hari n'abagerageza kudukoraho bakadufata mu ntoki bakadukinisha uko bishakiye, nyamara tubitse uburozi n'ubumara buteye ubwoba. Yewe hari n'abo dutondagira tukabica batabizi. Reka duhere kuri aka gakoko kitwa centipede. Ni agakoko gato kandi kagira amaguru menshi cyane, kihuta ku muvuduko uri hejuru cyane ugereranyije n'uburyo kangana. Centipede ni agakoko ushobora kwiteranya n'aka kitwa millipede, ariko noneho reka mbigutandukanirize. Ubu ngubu urabasha gusobanukirwa. Aka gakoko ureba niko kitwa centipede, aka kandi ureba niko kitwa millipede. Uramutse uzi amazina yatwo mu Kinyarwanda, watwandikira muri comment section yacu. Aho bitandukanira nuko iyi centipede ari indyanyama, iyi millipede ikaba yirira ibyatsi. Ikindi kintu bitandukaniraho ni umuvuduko ndetse n'ubumara. Millipede nubwo ifite amaguru menshi cyane, ariko igenda gahoro cyane ugereranyije na centipede. Yewe nta n'ubumara millipede igira, mu gihe centipede igira ubumara. Dore noneho impamvu nyamukuru twagarutse kuri utu dukoko. Birashoboka ko ujya utubona ugakeka ko ari ibisanzwe, gusa abashakashatsi bavuga ko bitewe n'imiterere idasanzwe y'ishyamba rya Amazon n'ibinyabuzima bibamo ubwabyo bihinduka ibidasanzwe.
Ku bw'ibyo muri iri shyamba rya Amazon haboneka ubwoko bwa centipede nini cyane ku isi iteye ubwoba kubera imiterere yayo n'uburyo ihigamo. Bayita Scropendia gigantea nk'izina rya siyansi, gusa mu izina rya rusange bayita Amazonia giant centipede. Nk'uko nabikubwiye hejuru, ibinyabuzima muri iri shyamba rya Amazon bihindura imiterere bitewe n'imiterere y'iri shyamba, bityo ku mazina yabyo usanga hiyongeraho ijambo giant, bisobanuye ko icyo kinyabuzima kiba cyarakuze kikarenza urugero. No kuri iyi centipede nayo niko bimeze. Mu gihe izindi centipede zishobora gupima santimetero 5, iyo iba yararengeje cyane ku buryo ishobora gupima santimetero 60 zose, ndetse ikamara imyaka 5 kugeza kuri 7 hatagize ikiyica. Ibi biyigira inyamaswa mbi cyane kuko yifitemo ubumara ndetse ikaba ari indyanyama. Ikunda kuba ahantu hijimye cyane, nko munsi y'amababi yahungutse munsi y'ibiti by'iri shyamba. Byumvikana ko kuri umuntu uri kurinyuramo iri shyamba ari ibintu biyorohera cyane, maze igahita iburira mu myotsi. Ifite ubumara budasanzwe ku buryo imaze kuri umuntu ubumara bwose buruhukira mu bwonko. Icyiza kibirimo ni uko ubumara bwayo budakunze kwica abantu bakuze, keretse iyo ufite allergy cyangwa se ukabura ubuvuzi bwa hafi. Bullet ant, aka niko gakoko gafite urubori rurerure kandi ruryana cyane ku isi. Utu natwo ni udukoko tubarizwa muri iri shyamba rya Amazon, ukaba watugereranya n'intozi cyangwa se ibimonyo, gusa utu two turatandukanye cyane. Mu gihe ibimonyo, intozi n'imiswa bikoresha amenyo biruma umuntu, iyi bullet ant yo ikoresha urubori nk'inzuki cyangwa se ivubi, ariko ubumara bwayo kuwiriye bukaba buhambaye cyane. Tekereza ko uburibwe bw'iyi bullet ant bukubye uburibwe bw'uruyuki inshuro 55. Niyo mpamvu yitwa bullet ant. Bivuze ngo kuribwa n'iyi bullet ant bishatse gusobanura ko uburibwe ugira buba bungana nk'ubw'umuntu warashwe, gusa ubwo buribwe ukabwumva mu masaha 28 nyuma yaho bugashira. Ahantu bibera bibi rero muri iri shyamba, hari igihe usanga zateraniye ahantu hamwe ari nyinshi cyane ku buryo nk'ubutaka bwa metero 20 hose ziba zahuzuye. Icyo gihe inyamaswa yose ihageze iba igomba guhunga, ku buryo n'umuntu aramutse aziguyemo ziba zishobora kumurya zikamumara, yewe zitanamuriye ubwo buribwe nta muntu waburokoka. Tukiri kuri bullet ants, hari utundi dukoko bigiye biteye kimwe, aho dusangamo nka fire ants, leaf cutter ants ndetse na army ants. Izi zose zizwiho gukorera hamwe, by'umwihariko army ants ari nayo mpamvu zitwa gutyo nyine. Nyuma ya byose zifite umumaro ukomeye ku basangwabutaka baba muri iri shyamba, ariko tukaba turi buze kubigarukaho bitewe n'ibintu byose wumvise kuri iri shyamba rya Amazon. Inyamaswa z'inkazi zibamo, utu dukoko maze kukwereka n'utundi ndibuze kukwereka, hari umuntu utarenza iminota 2 akiri muzima aramutse yisanze muri iri shyamba. Ariko uramutse uhungiye mu mazi, Amazon ni ishyamba rica mu mugezi muremure cyane, ndetse rimwe na rimwe ugafatwa nk'umugezi wa mbere muremure ku isi nyuma y'umugezi wa Nili. Ibyo bigendera ku buryo bapimye. Amazon River hafi kilometero 7,000 ndetse n'ubugari bushobora kurenga metero 100. Birashoboka ko uramutse wisanze muri iri shyamba wajya muri uyu mugezi ukagutembana kugeza ugusohoye muri iri shyamba. Iki kibazo kandi kigaruka mu mitwe ya benshi kenshi. Ese ni ibiki wahurira nabyo muri uyu mugezi? Yewe reka twirengagize ingona ndetse n'ibindi binyabuzima binini nk'uko wabyumvise kenshi. Kandi fish ni imwe mu mafi ateye ubwoba kandi adasanzwe abarizwa muri iri shyamba rya Amazon. Muri uyu mugezi wa Amazon, bitewe n'imiterere y'iyi fi n'uburyo yinjira mu mubiri w'ibindi binyabuzima byo mu mazi cyangwa se n'umubiri w'umuntu, reka nkubwire ibintu byose bidasanzwe kuri iki kiremwa. Kandi fish abenshi bakunze kwita vampire fish bitewe n'imyitwarire yayo idasanzwe yo kunywa amaraso. Ni agafi gato cyane gakunze kugira santimetero hagati y'2 n'5, yewe niyakuze neza ntishobora kurenza santimetero zigera kuri 15. Iyi fi tuyisanga mu bwoko bw'amafi yitwa parasitic fish. Nk'uko nabikubwiye, aya ni amafi ariko atunzwe n'amaraso. Ubusanzwe yonka amaraso y'amafi manini, gusa iyo umuntu agiye mu mazi arimo aba ashobora kumufata ku mubiri. Mbese ni nk'imbaragasa cyangwa se ibirondwe byo mu mazi. Aho bibera bibi cyane rero, utu tunyagwa tuba dushobora kwinjira mu myanya y'ibanga y'umuntu uri mu mazi, maze tugafatamo imbere, aho kutuvanamo biba ari ingorabahizi. Ni ifi ibonerana ku buryo igihe iri mu mazi kuyibona bigorana cyane.
cyane ko n'ingano yayo biyemerera kuba itagaragarira buri wese. Piranha nayo ni indi fi idasanzwe dusanga muri uyu mugezi wa Amazon ndetse no mu yindi migezi ibarizwa muri Amerika y'Amajyepfo. Ikintu kidasanzwe rero dusanga kuri iyi fi ugereranyije n'izindi fi nakubwiye hejuru, ugereranyije kandi n'ingano yayo, niyo fi ifite bite force, niyo ifite ubushobozi bwo kuruma cyane ku isi. Ishobora kuruma igufa cyangwa se urutoki rw'umuntu rugacika. Ni amwe mu mafi y'inkazi cyane, aho ashobora kugenda mu matsinda manini cyane, nabwo bukaba bumwe mu bwirinzi bwayo. Akururwa n'amaraso cyane ku buryo n'umuntu aramutse agiye mu mazi afite igikomere, aya mafi ashobora kumurya akamumara. Iyo nta gikomere gihari, aya mafi nta kintu aba yagutwara. Biba bibi igihe yahumuriwe amaraso, kuko n'ubusanzwe atunzwe n'amaraso. Ariko nanone hari n'ubundi bwoko bw'aya mafi burya ibyatsi. Amazon rainforest, ishyamba ry'imvura rya Amazon. Iri ntago ari izina ry'icyitiriro gusa, ahubwo ni nako bimeze. Ni ishyamba rikunda kugwamo imvura cyane, byumvikana ko hatabamo umugezi umwe gusa, ahubwo ni ishyamba ribamo imigezi myinshi cyane ariko ishamikiye kuri uyu munini. Twirengagije ibi byose rero, muri ayo mazi dusangamo Cayman. Cayman ni mwene wabo n'ingona. Cayman yakuze neza, ibishobora gupima metero 5. Ishobora kurya ibikoko byose byo muri aya mazi, harimo amafi manini, inyamaswa ziturutse ku butaka, yewe n'umuntu wakwegera uru ruzi. Uyu mugezi wa Amazon uragenda ugahura n'inyanja ya Atlantique, bityo bull shark ni ibifi bidasanzwe by'impigi kandi byica abantu benshi buri mwaka. Ibi bifi rero nabyo biba bishobora kuva mu nyanja bikigira muri uyu mugezi wa Amazon. Bull shark ni ibifi binini biba bishobora kuba mu mazi y'inyanja ariko arimo umunyu, yewe yagera no mu mazi asanzwe agashobora kwiyadapta. Ni muri ubwo buryo rero aya mafi aba ashobora kuba muri uyu mugezi wa Amazon, nta muntu n'umwe ubizi na gato. Giant anaconda, inzoka nini ku isi ishobora kurenza ibiro 200 ndetse n'uburebure bugera kuri metero 15. Iyi nayo yibera muri uyu mugezi, usibye ko iba ishobora no kuvamo ikajya guhigira ku butaka. Ni byinshi dusanga muri iri shyamba rya Amazon byagiye bitangazwa n'abashakashatsi. Butterflies, tekereza isazi itera amagi ku mubiri w'umuntu maze agatangira kubora ari muzima. Iyi nayo ni kimwe mu biteye ubwoba dusanga muri iri shyamba. Vampire bats, natwo ni uducurama dusanga muri iri shyamba. Ni uducurama dutandukanye cyane kuko tunywa amaraso y'inyoni, inka n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Utu ducurama dushobora gukuraho amaraso, n'umuntu kamufashe gashobora kumwirenza. Nyuma y'utu tunyagwa tw'udukoko dutoya, muri iri shyamba haboneka ibindi bikoko by'inkazi nka panta, jaguar n'ibindi byihariye muri iri shyamba. Hagati aho reka tugaruke ku kibazo twakomeje kwibaza: ni gute abasangwabutaka bakomeza kurokoka ibi byose muri iri shyamba? Ubundi se mu by'ukuri hari abantu batuye muri aya mashyamba? Reka tubirebe. Hari amoko arenga 400 y'abasangwabutaka bibera muri aya mashyamba, bakaba bakomoka mu bihugu bitandukanye. Ahanini ni mu bihugu bikora kuri iri shyamba: Yanomami, Kayapo, Korubo ndetse na Awa. Ni bumwe mu bwoko bw'abasangwabutaka bwamenyekanye cyane. Aba bose hari ikintu kimwe bahuriyeho: nta terambere bazi kandi batunzwe no guhiga gusa. Biratangaje cyane, gusa kubera imiterere idasanzwe y'iri shyamba, usanga abasangwabutaka nabo bahindura imiterere. Bya bikoko dutinya byose aba babikoresha nk'imiti gakondo. Uwakomeretse muri bo bamudodesha intozi. Ni abahanga mu gukora imiti, yewe n'uburozi bwica bakabwifashisha mu guhiga. Imiturire yabo bubaka inzu mu biti birebire cyane, bikabarinda guterwa n'inyamaswa z'inkazi zose. Za nyamaswa zose twabonye bazikoresha birinda ubwabo, aho baba bazi amatware yazo zose ndetse bakamenya ibiti byica ndetse n'ibivura. Aka gakeri kitwa poison dart frog, kifitemo ubumara budasanzwe mu ruhu rwako, bityo kugakoraho gusa bishobora kuguhitana. Aba rero bagakoresha mu buryo gakondo bwabo, bakifashisha bakora intwaro gakondo zabo. Wirengagije ibi byose rero, muri iri shyamba habamo inyamaswa nziza z'inyamahoro n'ibindi byiza nyaburanga bituma ba mukerarugendo bahora bifuza kuza kurisura, gusa bakagira ubwoba. Ni byinshi biboneka muri iri shyamba, gusa ntago twasoza ntakubwiye uburyo ushobora kurokoka igihe wisanze muri iri shyamba cyangwa se n'irindi nkaryo. Iyo wisanze mu ishyamba nk'iri, mbere na mbere wirinda gusara wirukanka ujya aho utazi, ahubwo hagarara ahantu hamwe witegereze ibigukikije byose, ubundi ushyire ubwenge ku gihe, utekereze icyo gukora kandi ugikore mu gihe nyacyo. Nugerageza kugenda nabwo ugerageze ahantu hose uciye ugende uhasiga ibimenyetso,
kuko igihe ubashije kuhagaruka ushobora kuhamenya cyangwa bikorohereza n'abandi kugushaka. Ikindi kintu cy'ingenzi ushobora kwitaho ni amazi. Buriya ushobora kumara igihe kinini cyane utarya, ariko igihe ufite amazi ukaguma ukiri muzima. Gusa si buri mazi ushobora kunywa nk'uko twabibonye, bityo aya mazi yireka ku bibabi by'ibimera yagufasha kurusha aho kunywa amazi y'imigezi ubonye, kuko twamaze kubona ibyayo. Ikindi kintu wakenera ni umuriro, kuko ubukonje bwo mu ishyamba nk'iri bwakwica mu kanya gato. Uramutse usanze witwaje ikibiriti byaba ari amahirwe. Gusa reka nkwibirire ibanga ry'uburyo gakondo ushobora kwifashisha ugacana umuriro kandi nta kindi kintu ukoresheje igihe nta kibiriti wagendanye. Ikintu uba ugomba gukora ni ugushaka ibiti bibiri byumye ukabikubana n'imbaraga nyinshi cyane mu buryo bwihuse nk'uko uri kubibona muri iyi video kugeza umuriro watse. Ikiba gisigaye ni ugushaka uburyo wasohoka muri iri shyamba. Aha wakifashisha wa muriro wacanye kugira ngo ubone ubutabazi. Ati gute rero? Nyuma y'uko umuriro watse neza, shyiraho amashami y'ibiti bitumye kugira ngo umwotsi uzamuke kandi ugere kure. Igihe hari ubonye uwo mwotsi aba ashobora kuza akaba yagutabara. Igihe ubonye uwo mwotsi ugenda ushyiraho umwenda ukagenda uwukuraho gutyo gutyo gutyo. Uramutse ubonye n'umugezi nawo kandi wawukurikira, birashoboka ko wagusohora muri iri shyamba. Nyaboneka reka nkwibutse ukande subscribe, ukore like kuri iyi video, ubundi dukomeze tubane mu bindi biganiro umunsi ku munsi. Uwo mwabanye muri iki kiganiro ni Buizy. Ndagushimiye twatangiranye kandi tukaba tugejeje aka kanya tukiri kumwe. Uri umuntu w'agaciro gakomeye. Aha ni kuri Buizy Entertainment, naho ubutaha.